ibi kuri ngewe ibintu bigomba kubaho. Nyagasani Yezu Junior nawe ntago mvuze ngo ni ukurikira Imana, ariko urumva nawe ku muteguro wiwe yubahwe. Niwe uba wanyambitse uko Junior giti niwe ako wa DJ ugira amaryo. Ubwo we kuva uwo munsi kugeza n'aka kanya ntago hamagara Mugisha, hamagara DJ Maryo. Yatugeze kuri Vida Greater, abantu bareba gasobanuye kiwe baramuzi. Kurakatman babura buri Wemana baburetse kugira gutangira gazi. Yego muvande. Yo, nuri mwazanye. Karenze. Karenze man, iranze naga ari yaho. Muri gihe ubukabya wowe. Muje man. Suzi ko naguye nese man none. Okay, kadutangira akazi. Urakwije ko kariwe. No niba ariwe. Nyine namumenye none sindamucidikanya. Ubundi ze nayo waruzi. Oya, ntabwo narinze. Reka ntangire mbasuza kandi mbifuriza ikaze inshuti bakunzi ba Sun TV Rwanda online. Ni Davis kuri kamera za Sun TV Rwanda online. Nkuko mwakomeje kujya mu bidusaba, natwe twakomeje kubazirikana. Akaba ariyo mpamvu twiyemeje kubagera kure kandi hashoboka. Uyu munsi Sun TV Rwanda yagiye kureba umugabo witwa DJ Maryo. DJ Maryo azwi ku izina rya DJ Mugisha. Ubundi Mugisha, nagira ngo utangire wibwira abakurikiye Sun TV Rwanda online aka kanya. Ndabasuje cyane kandi ndabakunda cyane, akaba niyo mpamvu uyu munsi tugiye gutaramana. Mbabarira umbwire inkomoko ya DJ Maryo. Ubundi iyo uvuze DJ Maryo ni kwa kundi nyine ngiye nkunda ikiryo. Unyumve neza, ntago ari buri ibiryo byose nkunda. Ibiryo byanjye ni umuziki. Ukunda ikiryo cy'umuziki. Buriya ndi kumva amatwi yanjye ngibyo biryo byanjye. Kugira ngo DJ Maryo rize, ubundi byavuye ku kiryo cy'umuziki cyane ku iplato. Ntago ari ku kiryo cy'iplato, ahubwo ari umuntu nari ndiho nkorera, ndabyibuka 2019. Muha umuziki yari yaje kugura umuziki mwiza, yarambwiye ati ngiye ndashaka umuziki DJ. Ndamubwira nti nanjye ko muziki mufitara atako shawe wa muhungu ugira amaryo. Ndabwira nti amaryo ariko nizere ko atari amaryo y'ibiryo uruvuga. Ati oya dati na amaryo y'uyu muziki ndi kumva ngaha muri bafure yawe. Kaye nguko abantu batangira hari hicaye abantu. Ubwo wa undi wumvishe bambwiye ngo ako wa DJ ugira amaryo. Ubwo we kuva uwo munsi kugeza n'aka kanya ntago hamagara Mugisha, hamagara DJ Maryo. DJ Maryo ntabwo nari ndizi, naryumvanye umugabo bita Vida Greater ari masobanura filime niwe wavuze ngo DJ Maryo. Ubundi kuki na Junior we atajya avuga DJ Maryo akavuga DJ Mugisha? Urumva DJ Maryo yatugeze kuri Vida Greater, abantu bareba gasobanuye kiwe baramuzi. No umupampe wanjye no umujyama wanjye. Ubwo urumva AKA zose abazizi, ariko Junior nyine akoresha Mugisha kuko nibyo azi bya buri munsi. Mugisha umeze neza ariko ubibona se? Junior giti yubahwe. Junior giti yubahwe. Imana ndayemera ndanayubaha. Nayo yubahwe. Buriya mvuze ngo umuntu wese mvuze ngo yubahwe cyangwa se ibi kuri ngewe ibintu bigomba kubaho. Nyagasani Yezu Junior nawe ntago mvuze ngo ni ukurikira Imana, ariko urumva nawe ku muteguro wiwe yubahwe. Niwe uba wanyambitse uko Junior giti niwe. Ibi ngibi ni kuva muri Giti Business Group. Bivuze ngo hano muri aka gace ni uri umwambasaderi wa Junior giti. Imbere cyane. Kuki utari umwambasaderi w'abandi basobanuza? Suko ntabiyemera cyangwa ntakufitanye imikoranire nabo, ariko mba muri group yitwa Giti Business Group. Iyo groupe ubundi kugira ngo umuntu ayijyemo bisaba iki? Bisaba ko uri umu DJ w'umwuga kandi atari byawe igihuha. Mugisha, tumaze iminsi tutari kubonana neza. Ubundi muri iyi minsi uhugiye mu duki? Akazi kubaho. Akazi kubaho bro. Uri mu duki nyine ni ikihe kintu uhugiye? Akazi ka buri munsi ni kandi ni hahandi mba ndi urahazi. Ariko ubu ngubu nawe nahize igitumuza. Ubu nifata mba ndi kwikatisa nawe ukabongeza, ariko nta kundi nyine none zo Sun TV ngo mwaje muje. Ariko hagati aho ngaho umuntu utarakanda subscribe kuri Sun TV, ndagira nkubwira ngo nta cyuramenya. Babwire bakane subscribe. Nyarukira kuri YouTube channel wandike mu Sun TV online. Ubundi hayire rimwe. Uzajya Sun TV Rwanda online. Rwanda najyaho. Wenda jango bura kuba n'uri turi mu Rwanda ni utari wongera Rwanda. Sun TV Rwanda online.
Okay, ubwo nyine barababyumva bakiri ariko baranabazi babyumva. baba babyumva. Warumbwiye ngo nari nkubaje ko utuntu uhugiyemo muri iyi minsi. Ni akazi nk'ibisanzwe muri iyi minsi akazi kari kameze neza kari sawa ariko nyine wumve ngo uyu munsi byari ku cyumweru nari navuze ntimvo gusa sinakagiyemo ikanange nyine ngesho nk'abandi. Mugisha muri iyi minsi ngo ntago ukiri kubaninga ahubwo uhugiye muri sinema nyarwanda. Ayo makuru ni ibihuha nkuko wabivuze cyangwa ntayanya? Kubaninga ndabaninga ntabwo uri gukora neza ntabwo uri gukora neza. Ndagakora ndetse na cyane ahubwo icyo nacyo kiri mu nshingano zanjye musigaye narongiyeho ku nshingano mfite. Biri mu nshingano zawe ubu ngubu baramutse bateguye shoot ntabwo nzi ngo uri gukora muri filime ntabwo nzi ngo ushinzwemo iki wenda wasanga ari nawe utegura shoot haba yateguye shoot ari no munsi wo kuvuga ngo uyu munsi mbese akazi kawe ka buri munsi na shoot ya filime wabyitwaramo? Twawe ntakora uko nshoboye kose tugategura kuza kugira ngo tubihushanye n'umunsi w'akazi. Kuki utafata igifite ingufu kuruta ikindi? Ntabwo mvuze ko uriya kazi kubaho ninjya nkubwira ngo akazi kubaho umve ngo kubaho kuko uyu munsi none ndamutse ngiye gukora shoot abakiriya banjye bakambura nabyo si sawa ariko mbikoze neza nkabikora kuri gahunda ziteguye neza ntageze ikintu ndibuza kubangamira byaba byiza kurushaho. Ariyo mpamvu nakubwira ngo icyaba kizima nuko nagerageza iyo munsi wa shooting nkawuhushanyisha n'umunsi wo kuba ari wakazi. Mugisha hari ibintu ariko usigaye ugira ubwiru, hari ibintu uri mumisha muri iyi minsi bijyanye n'iki se kandi ngo usigaye ngo uhagarariye impano hano mu karere ngo z'abahanzi bakizamuka. Mugisha kutari wambwiye ako kana ubundi nugibona ubundi gira gutya uri kwabona nabo DJ Mugisha Be Friend Studio nujya ubona Be Friend jya wumva ngo ikuyemo ibintu bitandukanye. Yego kimwe icyambere turfasha impano Be Friend binshuti ya studio. Niyo tuvuga nk'inshuti ya studio rero binshuti ya studio ufatisha udufilimi binshuti ya studio ugaragaza impano yawe ubundi hahire rimwe hejuru ubundi ni ibintu bisigaye bimeze. Ubu ngubu mu by'ukuri ntabwo ngiye nari nzi ko muri aka karere niba ari mu ntara niba ari mu karere ariko ngo uhagarariye impano z'abahanzi bazamuka. Ayo makuru mbabarira uyanyomoza. Ayo makuru nayanyayo ntago ari igihuha. Ntago ari igihuha. Uyu munsi wa none uramutse ubaye uri umuhanzi ufite indirimbo yawe ushaka ko ikinwa kora dizuba mu kiganiro cyitwa Izuba Showbiz ni njyewe muntu ufite ububasha bwo kubanza nkayumva mu matwi yanjye de nakumva ari sawa nkayitanga igakinwa kuri radio ukaza kwimva mu kiganiro tukanakuvugaho deni bakanakuvugaho. Mugisha ufite akazi kenshi kandi numva katoroshye. Mu by'ukuri nta muntu uraza kukwaka serivisi yo kuvuga ngo wenda Mugisha ngiye mfite indirimbo ndashaka ngo uyinjyanire cyangwa se unzamure ngere kuri uwo muntu ukamubwira ngo nshaka ruswa y'igitsina. Ubwo bwenge bwo ntabwo nabubona bwo gukora imorere reka ntibikunda. Icyo mvuga uyu munsi wa none nawe urabizi sibyo hari ikintu bita gusasa inzobe tukaganira tukiga ku kintu ntago uzangumbwira ngo mfite indirimbo DJ wayinyiniye haba kuganira DJ Mugisha wambabariye ko mfite indirimbo. Hari umwe mu bantu dukunda kuganira akunda gukoresha imvuga ngo Mugisha ngo wambabariye buri kintu cyose yaba agiye kumwumpa amafaranga ngo wambabare nkaguha amafaranga. Ntabwo rero ako ntabwo jewe kariyeri yanjye ndashaka ko izaguka ikava muri Kirehe ikambuka ikagera abanyarwanda bakayimenya kandi iyo ukoze ibyiza nta kabuza biba bizagerwaho. Tukiri muri sinema nyarwanda tuvuye aho ngaho muri sinema nyarwanda mu minsi yashize filime yitwa Uhaha wayikinnyemo ukina uri Simone. Mugisha nka Simone muri Uhaha mu by'ukuri wari ukabije. Gira icyo uvuga kuri Simone muri Uhaha wari ukabije. Simone rero wowe wabonaga muri Uhaha atandukanye n'uwundi we inyuma ya kamera. Muri Uhaha nyine nagombaga kuba ndi Simone uriya wabonye cyangwa uriya abanyarwanda babona ariko sikondi ariko byaro gukina kandi na niyo munsi wa none filimi ziracyakinwa kandi nyinshi. Ubu ndajya ngo hari igiye kujya hanze yitwa Inshuti rero nayo muzagenda mubona imikinire yanjye
kandi nizeza abanyarwanda ko bizakunda bizagenda neza. Mu nshuti urimo? Yego. Ubu ngubu muri gutegura filime yitwa Inshuti, kuki uhaha mwayisubitse? Uhaha yarasubitswe bitewe nuko hari bamwe mu bakinnyi bagiye bagira imbogamizi zigiye zitandukanye, nuko tuza kurebera hamwe dusanga uhaha tugomba kwisubika tugatangira ikindi gikorwa gishyashya. Abakinnyi mwari muri kumwe muri uhaha nibo ubu muri kumwe mu Nshuti? Hari bamwe na bamwe muzagenda mubona bo mwagiye mukunda, abo mwagiye mukunda muzagenda mwabona barimo, ariko hari n'abandi muzagenda mubona muri filime yindi yitwa Umukororombya. Ntabwo natinya kubavuga, sindi ku abari muri groupe yitwa Umukororombya, nabo ni abavandimwe bacu kandi nabo bari gukora projet nziza kandi nzima. Mboneyeho no gusuza umugabo witwa Fred Bizuru kabisa, yubawe cyane, big brother. Ndagusuje cyane. Fred Bizuru muri kumwe? Ntabwo turi kumwe, afite projet, nakubwiye ko afite projet yitwa Umukororombya. Yakinnye muri uhaha yitwa Rugwiro. Yes. Rugwiro ubu ntabwo muri kumwe, we yahise afata iye projet. Ni ikihe kintu cyatumye afata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye mfashe projet yanjye, ntabwo nje mu Nshuti kandi mwarahoranye? Urumva uyu munsi wa none abantu 100% akenshi kugira ngo bahuze bashyire hamwe ibintu bikomere babigoye. Urabizi bagiye ubona amatsinda komeye, reka mvuge nka Urban Boys nta cyarushije imikorere yabo, barakoze kandi cyane, ariko byaje kugeraho kugenda bizamo agatotsi, umwanya inzira y'inunda nyinzira. Rero abakinnyi batangiye bamwe muri uhaha hagiye hagaragaramo utubazo duto twa hato na hato, ariko uyu munsi wa none ndajya nkubwire ngo nta beef iri hagati y'abakinnyi bakinnye muri uhaha, abagiye gukina Inshuti, abari gukina Umukororombya, bose ni abavandimwe kandi babanye neza kandi baracyafitanye imikoranire, usibye ko projet zarahindutse. Mugisha, muri biravugwa, dukoresha ijambo biravugwa, njya nyikurikirana. Biravugwa, reka tuvuge ko mu minsi yashize wakinnye muri uhaha ukajya ukunda gukinisha abana b'abakobwa cyane, noneho biravugwa ko waje gukinisha umwana w'umukobwa bikangombwa ko ufungwa. Ayo makuru yanyomoza? Ibyo bintu byarabaye. Mboneyeho no gushimira leta y'u Rwanda itagihwema gukurikirana ukuri, yubahwe cyane. Mugisha, mu by'ukuri wariyishimye ndetse na cyane. Nk'iyi myaka nk'ingahe? Kwezi n'ibyumweru 2 ntabwo uko bisaga. Leta yaje gusanga urengana cyane, uw'abandi nararenganaga. Mugisha, wisanze muri gereza bya byose ubwo ko utangishije impaka nkuko mbivuze, wazize kuba warakinishije umwana w'umukobwa, leta ikaza gukurikirana, ntago mbizi, ntago ndi bubyinjiremo cyane. Ukimara kwisanga muri gereza, ni ikihe kintu watekereje kuri filime usize ndetse n'abakinnyi ba filime usize hanze? Mugabo we, ni byinshi umuntu yibaza yakigera hari ahantu, gusa Nyagasani wenyine n'ubu gufiteho imigambi ndetse n'umwanzuro. Reka tureke kubivugaho byinshi. Biri kuko uri kumva ko ndabizi, waransuye, narakuganirije, ni byinshi twavuga, ariko nyamuneka wumve ngo ni danger peteroli. Ntabwo byoroshye. Biba ari urugamba. Mugisha, mu buzima busanzwe, mu kazi kawe ka buri munsi, ukunda kurya iki? Igitoki cyubaho. Igitoki ndagikunda ko. DJ Maryo akunda kurya igitoki. Nicyo kiryo njya nkumva muri njyewe agatima karatera fresh. Mugisha, ni ikihe kiryo kikumerera nabi wumva utarya? Ubwo se kiramutse kiba kimerera nabi urumva nakirya? Nyine wumva utarya ukaba ngo nubwo nakirya nkakirya numva ntishimye. Akabunga. Akabunga no mu kigo ngewe nigize, reka nkubwira akantu kigize kumba. Nigize kuvuga ngo ndi umurejime, bakajya badutekera igitoki cy'umweru cya mbere, cya kabiri tugati ararya umuntu ufite icyemezo cyo kwa muganga. Noneho bisanga ntago ndi utekinike muganga mubwire ngo nyandikira yuko ndwaye igifu. Uyu munsi wa mbere ndihangana, wa kabiri ntabwo nyamara nagerageza. Tugenda byibuka ko buri wese twari kumwe, abo twariraga muri tebime, twese twarakariye, ahubwo kuva ubwo ngo
tuhita twemeza yuko akawunga ari akambere ariko ni akambere yiri mu kigo ariko iyo ntanze ntabwo mukunda njyewe muhita mwemeza ngo akawunga kuba ni akambere ntabwo wigeze urwanira iguma oya icyo ntabwo cyandanze hari umuntu nawe wagiye muri gereza babwira ko we atarya ibigori akigera muri gereza biza kurangira uwo muntu wagiye muri gereza avuga ko atarya ibigori umunsi wa mbere uwa kabiri uwa gatatu ngo birangira biriye wowe ibyo bintu ntabwo byakubayeho ikigere hari ahantu ubundi hari ikintu baba bakiri kuvuga ngo uracyafite ngo ibiryo byo mu gihugu ubundi iminsi ibiri bibaye kuba wamaze kuva kwibagirwa ibyo mu gihugu Mugisha tugana ku musozo gira ikintu ubwira abakunzi ba Bfriend Studio. Ndabakunda cyane Bfriend Studio, turacyafite byinshi byo gukora, tuzagenda tubereka tubagezaho iwacu muri Bfriend Studio. Nk'ibisanzwe duhora dufite intumbero n'intego zo kubereka ibintu bishya kandi byiza bibanogeye mwifuza. Filimi nshyashya season iz'ubwoko bwose, inye Philippine, inye Espagne, inye Turkiya, inye Korea, inye Amerika. Bfriend Studio, DJ Mugisha. Mbona yo gusuhuza? Reka musuhuza ariko. Musuhuze. Amwita DJ Promise cyangwa se ushaka mwite Banama. Banama. Yose ni amazina ye. Umwe mu basore bakora akazi bameze fresh. Yeah. Yubaho. DJ Promise ubu niwe wasigaye ku kazi. Ubwo bari kugatuma. DJ Maryo. Yeah. Mugisha agira ikintu ubwira abantu bakurikiye Sun TV Rwanda bakunda Bfriend Studio ariko batarakora subscribe kuri Sun TV Rwanda. Nyamuneka niba ushaka kuzajya umenya inkuru zire update, nyarukira kuri Sun TV Rwanda. Ubundi uzajya ubona amakuru yose nkuko uyifuza. Ariko aba inkuru ziryoha koko. Ari gihe nanjye iyo mvuye mu kazi bitanyarukiraho nkareba. Uyu munyamakuru n'umwuga. Tuba twahatwitse. Hajye witwa Davis. David witwa nani? Witwa Davis. Ayo kandi nagwamagaye. Gusa ndabakunda cyane kandi ndabazirikana umunsi ku munsi. Ariko Big Brother kuri kamera kubanga bw'ibyuma bana cyogera icon nawe mbishyize hanze ndakubuza. Ubundi wowe kwera icyo utugaragaza aho ntibigaragaza. Mubazo uti wabagaye. Wabagaye ubwo ntabwo kivuga ngo wabagaye. Bavuga ngo ibungu w'inkumbu. Ntabwo kivuga ngo Mugisha wabagaye. Ubungu urambaza ngo ko Master Mugisha wose nkumbaza sankumbaza. Ko Master Mugisha. Istobe David. Urumva birabya wabagaye byari byo muri 2020. Ubu turi muri 20 ubu turi muri 21. Birabya wabagahe byararangiye. Ubu ngubu iyo nkumbu urambaza ngo ko Master Mugisha. Ko Master Mugisha. Istobe David. Ako ni agataliyani bakita tungulation. Ni agataliyani. Mugisha. Yes. Reka dusubikira aha ngaha tuzasubukura ubutaha.